Shalom shalom bene data. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ntewe iteka kandi ngira ubuntu budasanzwe muri uno mwanya ngo tugane ijambo ry'Imana. Abo tutaziranye n'abatanzi, nitwa Kwizera Alan, ndi umukristo kandi nkunda Imana. Rero nagira umugisha yuko ari ngiye tujye kuganira amagambo y'Imana muri iyi minota mikeya mfite. Ndizera ko turi buze guhabwa umugisha. Munyemere dutangire dusenga kugira ngo amagambo ndi buvuge abagiremo umusaruro, kandi nawe utegure umutima wawe kugira ngo ibyo ugiye kumva muri uno mwanya ntibigusige nk'uko uri bubyumve. Haleluya. Data mwami, ndagushimye muri uyu mwanya mwiza tugezemo. Ni iby'agaciro kumenya amagambo yawe. Waravuze ngo kuyayishyurirwa ngo bizana umucyo, ngo bigatanga n'ubwenge kubaswa. Muri uno mwanya ubwo ngiye kuvuga ncishwe bugufi, I decrease that you may increase. Sabye umwuka wawe ngo aze anyobore, akore ku munwa wanjye, ntabandi ahubwo abe ari wowe mwami. Ndetse nsengera buri muntu wese uri bwumve rino jambo nimugiremo umusaruro mwami. Waravuze ngo ntirizamanukira ubusa, ubwo rigiye kuvugwa reka rizane umusaruro mu buzima bw'umuntu wese uzaryumva kubw'icyubahiro cyawe. Dusenze twizeye mu izina rya Kristo, amen. Nezera Imana cyane ni ukuri muri uno mwanya kuba nagiriwe amahirwe yo gukorera Imana, mbasharinga ijambo ry'Imana. Mboneraho mbere na mbere gushimira ubuyobozi bwa Prayer Now Youth Group, umukozi w'Imana David Ntagawa. Ndamushimiye cyane, wangiriye icyizere akatoranya ngo nzababwirize ijambo ry'Imana. Sengeye n'abandi bakozi b'Imana bakorana, Oscar n'abandi, komite yose. Ni ukuri mbasabira umugisha w'Imana kandi Imana ikomeze ibagure. Mu minota mike rero mfite, nifuje kugira ngo tuganire ku magambo bampaye teme y'ukwezi. Ntekereza muri kugendera muri ukwezi kwa karindwi ivuga ngo gusenga gufatanyije no kuramya. Ubwo rero nari ndi gutekereza kuri ayo magambo, nanjye hajemo navuga ngo ni nka subtitle cyangwa subtheme, indi nsanganyamatsiko yo muri iyo ngiyo bampaye ivuga ngo kongera gusobanura impamvu nyakuri yo gusenga. Kongera gusobanura impamvu nyakuri yo gusenga. Mu rurimi rw'icyongereza nayivuze ngo ni redefining the authentic purpose of prayer. Redefining the authentic purpose of prayer. Munyemere turebe icyanditswe turi buhagararemo mbere yuko ntangira kubabwira icyo Imana yashyize ku mutima. Luka igice cya 9:28 kugeza kuri 31. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka guhera mu gice cyawo cya 9:28 kugeza kuri 31. Ijambo ry'Imana yavuze ngo hanyuma y'ibyo ngo hashize iminsi 8 ajyana na Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe ari bo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe, urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Ayo ni amagambo ndi bushaka ko tubuze kuganiraho. Munyemere ntangire mu buryo. Mwarakoze cyane umuyobozi wanyu kugira ihishurwa ry'iyi teme mufite cyangwa ino insanganyamatsiko nakunze cyane, kuko abantu benshi ntibayumva, abantu benshi kandi ntibanayifite amakuru nk'uko dukwiriye kuba tuyifite amakuru. So natangiye nibaza ndi gutegura icyo nababwira. Ubundi niba tuvuze ngo gusenga gufatanyije no kuramya, ubundi ninde ukwiriye gusenga? Nicyo kibazo cyanjemo mu gihe nari ndi gutegura. Ninde ukwiriye gusenga? Kuko naje gusanga bamwe muri iyi generasiyo yacu turimo, cyangwa ahanini umubare w'urubyiruko no munsi ruriho, batekereza ko iyo uvuze gusenga, kwinginga, abenshi bataba bumva ko ari ibintu by'abapasiteri, abashumba nyine nk'abakozi b'Imana, cyangwa ugasanga abenshi batekereza ko abantu bakwiye gusenga no kwinginga ari ababyeyi wenda bakuze, abantu babuze akazi, abantu b'abakene,
abo nibo bahariwe ibintu byo kujya gusenga, guhora binginga, bahora mu byumba by'amasengesho. Ababuze ibibatunga, abo nibo bagomba kujya ku misozi. Ba bakobwa babuze abagabo, abo ngabo nibo bagomba kujya mu tuvumo bakirirwa bashaka Imana. Hari bamwe bafite iyo conception, bafite iyo mitekerereze imeze gutyo. Ariko uno munsi naje kugira ngo ngerageze kongera gusobanura ubundi impamvu nyayo dukwiriye gusenga. Abantu bafite impamvu nyinshi zibatera gusenga. Abantu benshi bafite imitekerereze itandukanye ku gusenga. Ariko uno munsi nagerageje kugira ngo nze tuganire ku mpamvu nyakuri dukwiriye gusenga. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga iki? Abatesalonike ba mbere 5:16 kugeza kuri 18. Mu nyumvira no magambo ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, ngo mubiho byose muhore mushima, ngo kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ngo kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo Imana ishaka iki muri Kristo Yesu? Kwishima iteka, gusenga ubudasiba, no mu bibaho byose tugahora dushima. Nukuvuga ngo ubushake bw'Imana cyangwa mind y'Imana kuri buri muntu wese uri muri Kristo Yesu nuko akwiriye gusenga ubudasiba. Ntibavuzemo abashumba, ntibavuzemo babandi tuvuze ngo bafite inshingano mu itorero, ntibavuzemo babandi babuze akazi, babandi babuze icyo kurya. Bavuze ngo musenge ubudasiba, kuko ari iby'Imana ibashakaho ngo abari muri Kristo Yesu. So abantu benshi bimwe no kuba Kristo usanga bavuze ikintu cyo gusenga no kwinginga bagiharira bamwe, bagiharira bamwe bakumva ngo ni ibyaba bameze batyo. Noneho waba warakuriye nko mu muryango wifashije, navuga ngo ufite ibihagije cyane cyane necessities z'ubuzima, cyangwa uri waravukiye mu muryango wavuga ngo wifite concept yo kugira ngo wumve ukwiriye gusenga ijya igora benshi. Ariko ndashima Imana ko uno munsi ngiriwe ikize kugira ngo tuganire ku ubushake bw'Imana rero kuri buri muntu wese uri muri Kristo Yesu, nuko akwiriye gusenga udasiba. Haleluya. So ikibazo gikomeye gusa naje gusanga suko tutazi wenda yuko dukwiriye gusenga. Ndabizi Prayer Now Youth Group, ndabizi mwemwe muzi ko dukwiriye gusenga. Ariko ikibazo gikomeye ahubwo nuko abenshi muri twebwe ntabwo bigeze bigishwa impamvu iri authentic purpose of prayer, impamvu nyakuri dukwiriye gusenga, cyangwa n'abazi iyo mpamvu abenshi ntibazi uko bakwiriye gusenga. Biravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko mumusaba nabi. It's one thing kumenya ngo okay, nkeneye gusaba Imana, ariko se ndayisaba mu buryo. Ngo benshi barasaba ngo ntibahabwe kuko basaba nabi. So ni kimwe ko wamenya responsibility cyangwa impamvu yo gusenga, ariko ikindi ngomba kumenya ese ubundi basenga bate. Cyangwa ukasanga n'ikindi kibazo wenda naje gusanga muraza kunyemerera, ndacyari kure nka foundation. Uno munsi dufite abantu benshi gusenga nk'uko nabivuga batumva ko ari responsibility yabo, ari inshingano zabo. Bakumva ko okay, hari bamwe tujya tugira itsinda kenshi bakunda kuvuga ngo nabinginzi mu rusengero, babandi bahora basengera itorero n'abantu bafite ibibazo. No, naje gusanga abinginzi si umuhamagaro w'abantu bamwe. Kwinginga ni umuhamagaro wa Kristo wese. Ibyo naza kubigaruka muraza kunyemerera. Impamvu ibyo mbivuze kubera iki? Nuko uno munsi dufite umubare w'abakristo. Uno munsi ibintu byo gusenga babihariye abantu runaka, babihariye itsinda ry'abantu ngo babihamagariye, ngo bafite uwo muhamagaro, ngo na passion yabyo, ngo n'ubushobozi bwabyo, ngo ngiye kwinginga ntabwo ari ibintu byanjye. Ugasanga niyo uwo mukristo agize nk'ibibazo cyangwa agize gushaka Imana, bimusaba kubanza guca mu wundi, ngo umva ngo wansengeye se, ngo agaca ku muntu runaka kugira ngo abashe kugera ku Mana. Ariko ibyo si byo. Munyemere mbasharinge inkuru ntoya. Amen. Tujye mu gitabo cya indirimbo za Salomo 3 guhera ku murongo wa 1. Ndagira ngo tuganire kuri ano magambo mwumve context nshaka kubivugamo. Haleluya. Ngo nijoro ndi ku buriri bwanjye nshaka umutima wanjye ukunda, ndamushaka ndamubura. Aya ni amagambo ya Salomo. Ngo niko kuvuga ati ngiye guhaguruka ngende mu mudugudu, mu nzira no mu miharuro, nshaka umutima wanjye ukunda, ndaramushatse ndamubura. 3. Ngo nahuye n'abarinzi bagenda umudugudu, ndababaza nti mbese mwabonye umutima wanjye ukunda? Ngo tugitandukana gato, ngo mbone umutima wanjye ukunda, ngo ndamufata nanga kumurekura,
kugeza ubwo namugejeje mu nzu ya mama. Haleluya. Iyi nkuru yantangaje mu gihe nari ndi kuyisoma. Mbibutseho gato ni ukuvuga ngo Salomo yandikaga mu buryo navuga ngo bwa gisizi, yandika mu migani, mu buryo mu cyongereza bavuga ngo ni uburyo buri poetique, ariko mu buryo bw'amashusho utapfa kutukurura ariko bufite icyo yihishura. Mwibuke yuko iyo bavuze hano umukunzi bavuga itorero na Kristo. Iyo ndakeka ibyo murabizi, umugeni ni itorero, umukwe ni Kristo. So rero hano ni inkuru y'umuntu ngo w'umugeni ngo ari gushaka umukwe we. Haleluya. Ngo nijoro ndi ku buriri bwanjye nshaka umutima wanjye ukunda, ngo ndamushaka ndamubura. Mwumva ko ni inkuru ivuga. Niko kuvuga niko kwigira inama ngo reka ngenda njye kumushakira mu minsi 7 y'amasengesho, njye kumushakisha mu biterane, njye kumushakisha ahantu hatandukanye, njya mu nzira no mu miharuro nshaka umutima wanjye ukunda. Ngo nahuye n'abarinzi bagenda mu mudugudu, ndababaza nti mbese mwabonye umutima wanjye ukunda? Igitangaje Bibiliya ntigeze ivuga ngo baramuhamubwiye, ahubwo Bibiliya yavuze ngo tugitandukana nabo, tugitandukana gato nabo, ngo mbone umutima wanjye ukunda. Ni ukuvuga ngo uno mukunzi yabonye inshuti ye yakundaga atayiheshejwe cyangwa atari abo barinzi bamweretse uwo mukunzi we yarari, ahubwo umuntu we umushatse akamwibonera. Bishatse kuvuga ngo no munsi turi generasiyo Imana ishaka guhagurutsa, aho tutagomba kudepanda kugendera ku masengesho y'abandi kugira ngo batwereke Kristo, duhishire Kristo. Uno munsi dufite umubare munini w'abantu udashobora kwisengera iminota 10 atavuze ngo umushumba wanjye atamanje kunsengera. Urabizi ngo akano kazi sinagatangira, ngo reka kameme ngo manze nshaka umuhanuzi w'Imana abanza bimbwira. Atari uko wenda kugirirwa inama tubyanze, ahubwo ni ukuvuga ngo isengesho ryose agomba gukora rigomba kubanza rigaca ku muntu runaka, ku murinzi. Nicyo uno mukunzi yavuze ngo nahuye n'abarinzi ndababaza ese umukunzi wanjye ari ngo ntibamunyereka, ngo ahubwo tugitandukana gato ngo mbone umutima wanjye ukunda. Ni ukuvuga ngo uno munsi ufite responsibility yo gushakira Imana, nta muntu. Niyo mpamvu Yesu Kristo mu isezerano rishya umwenda wari urahera watabutsemo kugira ngo wese yigerere. Uno munsi ufite responsibility yo gushakira Imana. Ntabwo umushumba ari hagati yawe n'Imana kugira ngo icyifuzo cyose ugomba kugira ngo ubanze uce ku mushumba kugira ngo ajye gusubiza, ngo icyifuzo cyose ugomba kugira ngo ubanze nshaka umuhanuzi w'Imana. Haleluya. Nihuse rero, iki ni icyanditswe cyerekana icyanga gihisura uburyo umukristo wese afite inshingano yo kwishakira Imana, agomba kwimenyera kumenya Kristo. Ufite inshingano yo kumenya Kristo, ufite inshingano yo kwishakira Imana. Nawe yego wagira abo bagusengera, ariko sibo kamara, sibo primary. Ntabwo ugomba kudepanda ku isengesho ryabo. Haleluya. So icyo nicyo kibazo navuga ngo uno munsi dufite cya bamwe bumva ko ari ibya bamwe, n'abandi batumva ko atari responsibility yabo. Ni inshingano ya Kristo gushaka Imana. Haleluya. So munyemerere rero se nk'udefininga rero assignments enye nabonye muri Bibiliya za prayer, cyangwa impamvu dukwiriye gusenga. Haleluya. Haleluya. Assignments za prayer. Assignment ya mbere nahise ngo ni impamvu dukwiriye gusenga, ni impamvu kugira ngo twubakike kandi duhindurwe gusa na Kristo. Haleluya. Ni impamvu ya mbere ni kugira ngo dusenga kugira ngo twubakike mu myuka yacu kandi turusheho gusa na Kristo. Luka 9:29 ngo niya nkuru n'ubundi tugiye kugaruka cya cyanditswe navuze haruguru, agisenga n'ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Iki ni igihe kimwe Yesu yari agiye ku musozi agiye gusenga. Yego yajyanye na Petero, ariko natangajwe n'uburyo Bibiliya yanditse ngo ntiyasenganye nabo, ahubwo ngo asenga wenyine. Nga agisenga rero, dore Yesu igihe yasengaga ishusho yo mu maso ihinduka ukundi. Ni ukuvuga ngo tugomba kugira muri twe inzara y'inyenyeri ngo ese iyo ngiye gusenga hahinduka iki muri njye? Kuko Bibiliya yatubwiye ngo Yesu agisenga ngo mu maso he harahindutse.
bitwibutsa n'ikindi kintu gihisura mu isezerano rya kera, igihe Mose yamaraga iminsi 40 ku musozi Sinayi ari kumwe n'Imana, ngo yaramanutse amanuka n'ubwiza budasanzwe ngo abantu batinya kumwegera, ngo ntiyamenya ko ngo ishusho ye cyangwa amaso ye harabagiranyijwe n'aho yatinze. Ni ukuvuga ngo guhinduka kwacu cyangwa bigirana effect ku bantu tubana, bakabona ko hari ikintu kidasanzwe kituriho. Ariko abantu benshi uno munsi mind ntabwo bazi ko ariyo primary reason of why to pray. Abantu benshi bumva ko nabuze akazi kanjye gusenga kugira ngo mbone akazi, yabona akazi muzamwibutse mujya gusenga, ndumva nkeneye umugabo muri iki gihe, reka njye gushaka umugabo, ugasenga kubita iminsi 40, Imana ikansubiza mu mbabazi zayo, nabona umugabo wongera kwibuka gusenga bikabibindi. So impamvu ya mbere si uko dushaka ibiva mu kiganza cy'Imana, impamvu dusenga si uko dushaka ibiva mu kiganza cy'Imana, cyambere ahubwo ni uko dushaka kugira ngo duhindurwe, guhinduka. Ngo agisenga ishusho yo mu maso ihinduka ukundi, n'imyenda ye y'imyeru irarabagira. Ni ukuvuga ngo imyenda hano ihishurira ikintu gikomeye, imyenda ya Kristo yararabagiranye. Mwibuka ko imyenda ivuga ikintu kidasanzwe, hari icyo mwibuka cyanditswe kivuga ngo ibishura byanyu bihore byera. Ni ukuvuga ngo karagita yanyu ihore isymbolizinga imbuto za Kristo. Karagiteri zacu zigomba guhora zisura Mwuka Wera kari mu buzima bwacu. So iyo usenga, ikintu cya mbere Imana igukoramo akazi ko kugira iki, ko guhindura karagiteri yawe, ugatangira kwera imbuto nzima, ugatangira kwera imbuto z'Imana, noneho ubuzima bw'Imana bugakorera muri wowe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Yesu agisenga mu maso ye hahinduka, ngo ikindi ngo n'imyenda ye irarabagirana. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere Imana izadukora nitujya mu gusenga, izahindura mu maso yacu. Guhinduka mu maso yacu ni kugira ngo ishusho yacu itangire ise n'iye. Ni ukuvuga ngo mwibuka ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko kubera icyaha yagiye atandukanywa n'iyo shusho y'Imana. So Yesu kuko ari we shusho y'Imana itaboneka, yagarutse kugira ngo atwigishe ko iyo dusenga turi kugarura shusho y'Imana Adamu yatakaje, tukagendera turushaho gukomeza gusa n'Imana. Niyo mpamvu ngo agisenga ishusho yo mu maso yahindutse, ngo n'imyenda ye, imyenda hano bivuga character. Ni ukuvuga ngo ikintu kikubamo imbuto n'ibiki, kamere yawe itangira guhinduka, ku buryo ibintu biri hanze yawe bitangira kubona ko hari ikintu kidasanzwe kikuriho. Kubera iki? Aho ni kamere y'Imana bitangiye gukorera muri wowe. Haleluya. So gusenga, impamvu ya mbere nyakuri dutera gusenga ni ukugira ngo duhinduke mu myuka yacu duse n'Imana. Haleluya. Impamvu ya kabiri natekereje dukwiriye gusenga, cyangwa the authentic purpose of why to pray, ni ukugira ngo twingingire umubiri wa Kristo ndetse n'udusengere n'ubuyobozi. Haleluya. Timoteyo wa mbere 2:1. Ijambo ry'Imana rivuga ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abandi bategetsi bose, kugira ngo tugire amahoro n'ituze, maze tubeho twubaha Imana kandi turi inyangamugayo. Wow. Ni ukuvuga ngo Pawulo ari kwandikira umwana we mu mwuka we Timoteyo, yaramwandikiye ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Ni ukuvuga ngo gusenga kwacu gufitemo n'inshingano kugira ngo dusabire abandi. Haleluya. Ngo kandi ngo bashimire, ngo ariko cyane hano nshaka gutinda, ngo abami n'abandi bategetsi bose, kugira ngo tugire amahoro n'ituze. Maze nituba twasengera aba bami n'abategetsi, ngo bizatuma tubaho ubuzima twubaha Imana kandi turi inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo isengesho ryawe uri gusengera umuyobozi wa politike rifite uruhare rukomeye mu gutuma ushobora kubaho ubuzima bwubaha Imana. Abantu benshi bumva ko kubaha Imana bituruka hehe, ariko isengesho gukorera umuyobozi wawe w'igihugu rizagira uruhare mu gutuma ubasha kubaho ubuzima wubaha Imana kandi uri inyangamugayo. So ntuzongere gusuzugura isengesho uri gusengera umuyobozi w'igihugu, uri gusengera umuyobozi w'ahantu utuye, umuyobozi w'ahantu cyangwa w'ikigo runaka ukoreramo. Wenda ushobora gukora uba mu kazi runaka, ukibuka gusengera umuyobozi ko ni umutware, ngo n'abandi bategetsi, umuntu wese ugutegeka uri hejuru yawe ufite inshingano yo kumusengera. So gusenga rero ni ino platform Imana yashyizeho kugira ngo tubashe no kwingingira abandi, ngo kugira ngo bigende bite, kugira ngo tugire amahoro.
so ruvuga ngo ubuzima burimo amahoro. Umukristo impamvu yahawe responsibility yo gusenga no kunyenga no kugira ngo ahantu ari haba amahoro. So isengesho ryawe iyo urikoze ntabwo ari ryo kugira ngo ubone umugore gusa n'amafaranga, ugura imodoka, ubone imyenda, ubone visa yo kujya muri Canada na Amerika no muri UK. Ni ukugira ngo aho uri haba amahoro bivuye mu ki? Bivuye mu isengesho ryawe wakoreye abayobozi bakuruta. Haleluya, haleluya. So ikindi kintu wenda ngomba kunjizamo hano, nabwo tugomba guhora tuzirikana, nuko gusenga kwacu nabivuze mbere, isengesho ryacu dusengera abategetsi, abaminisitiri, abameya, bari abayobozi bose tubona, rigira umumaro cyangwa rigira uruhare mu kwemfluensa uburyo turamyamo Imana. Haleluya, uburyo turamyamo Imana. Hari inkuru nasomye idasanzwe, niwe wita John Knox. John Knox ni umuntu wabaye mu mateka y'itorero. Iyo musomye inkuru ze zivuga ngo uburyo umwamikazi wari uri igihe cye ngo mu bihugu yatinyaga byose, ngo ntiyatinyaga ibihugu byamutera, ahubwo ikintu cya mbere yatinyaga ngo ni amasengesho yitwaga ngo ni John Knox. Ngo mu bintu byose byamuteraga ubwoba, ngo ibisirikare by'ibindi bihugu ibiki n'ibiki intwaro bifite ngo ntibyamuteraga ubwoba usibye amasengesho ya John Knox. Kubera iki? John Knox yari afite uruhare yuko mu masengesho ye niyo yatumaga igihugu cy'Ubwongereza kiba amahoro mu gihe cye. Niyo mpamvu umwami icyo gihe yamutinyaga ati uno niwo muntu ufite mu biganza bye igihugu. Ni ukuvuga ngo rero amasengesho yacu ntitukabonere muri small picture, avuga ngo tugomba gusengera ibyifuzo byacu. Icyo nacyo ndaza kukigarukaho. Gusa isengesho ntiryagenewe mbere na mbere kuba ari isengesho ryo gusabamo gusa, ubwo ni ryo kwingingira abategetsi n'abantu bose. Haleluya. Hano tugomba kwibuka yuko gusengera abakozi b'Imana nabyo ari ngombwa. Efeso 6:18-19 Pawulo abigarukaho akavuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. 19 naho nshaka ko tuganira, havuze ngo kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwira bw'ubutumwa bwiza. Wow, hano Pawulo ari gusaba itorero ry'Efeso. Yigeze avuga ati rero mujye munsengera, ndi muri projet yo kugura imodoka nk'umukozi w'Imana. Amen. Akabanza ka hegitari nka 20 nshaka kugura. No, Pawulo asaba itorero ry'Efeso ngo bamusengere. Yabasabye ngo mujye munsabira kugira ngo mpabwe kuvuga nshize amanga. Uvuga ngo mpabwe ability yo kurushaho gutuma ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Icyo Kristo yampaye mbashe kugeza kuri benshi. Wow, mbashe gutuma uno muhamagaro Imana yanshyizeho ubasha kuzura. Haleluya. So ntigeze asaba kugira ngo physical needs ngo bajye bingingira, nubwo bitari bibi. Ntabwo bivuze ngo nitwege dusengera abakozi b'Imana tubasengere ama physical needs yabo. Ntabwo ari cyo bishatse no kuvuga yuko ahubwo tugomba gushyira imbere ihamagaro Imana yabashyizeho, tugasenga cyane ngo yuzure. Haleluya. Ikiza nuko mwebwe muri Prayer Now Youth Group kandi muri bikundi. Ngaruka kuri rya jambo navuze ryo muri Petero, ryo muri Timotheo. Nkunda kuntu version imwe yo mu Cyongereza munyemere nsa nkuyivugaho gato, yitwa ngo ni TPT. TPT yo ivuga neza isa nk'ibyeri, ikavuga ngo and remember to pray for every political leader and representative, ngo so that we would be able to live undisturbed lives as we worship God with pure hearts. Wow, aya ni amagambo akomeye cyane. So ufite inshingano nk'umu-Prayer Now Youth Group cyangwa nk'urubyiruko Imana irwagutse kugira ngo usenge muri iki gihe. Umenye ko gusenga kwawe kutagarukira mu gusaba ibyifuzo gusa Imana, ahubwo aba ari no kugira ngo ubashe gutuma aho uri haba amahoro, kugira ngo ubuzima bwo kuramya bushobora kwaguka bitewe n'isengesho wasengeyemo abayobozi ndetse n'abategetsi ahantu uri. So tugomba guhora twizirikana ko gusenga kwacu turimo na responsibility yo gusengera abategetsi n'abakozi b'Imana, kuko Pawulo yabisabye Efeso ngo mujye muhora mudusenya kugira ngo dushire amanga, tubone ability, imirimo n'ibitangaza by'Imana bikora mu buzima bwacu, kugira ngo ubutumwa bwiza twahawe bugere kuri benshi. Assignment ya gatatu yo gusenga, assignment ya gatatu ni kugira ngo tubashe obtaining requests
and we make petitions before God. Ndabivuga gute mu Kinyarwanda? Ni ukugira ngo tubashe no ku-accessinga iby'Imana n'amasezerano yaduhaye bijyanye n'ubuzima bwacu busanzwe. Niba ugize icyifuzo ushaka kugura iki, Imana ya designs ko through prayer as a platform ushobora kubya-accessinga ukabibona. Haleluya. Mariko 11:24 ngo nicyo gituma babwira nti ibyo mushaka byose, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Nkunda kuntu hano mu Cyongereza bivuga, munyemera nkumbi connectingira kugira mu byumve. Biravuga ngo therefore I say unto you what things soever ye desire. Icyo ushaka cyose, what things soever ye desire, ngo when ye pray. So ndavuga ngo desire is connected na prayer. Ngo believe that you receive them and then you shall have them. So ndavuga ngo pattern imeze gutya, ugira desire ukayisengera and then ukabelivinga ko iyo desire wagize cya cyifuzo wagihawe and then ukakibona into manifestation. Ngo whatsoever ye desire, when ye pray, believe that you have received them and then you shall have them. Ni ukuvuga ngo icyifuzo wagize ugisengere, ukizere ko ugihawe, maze nacyo uzakibona mu bigaragara. Haleluya. Abafilipi 4:6 n'ubundi babigaruka bakavuga ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose mubimenywe n'Imana, mubisabe mubyingiye kandi mushima. Ngo be anxious for nothing but in everything, ngo by prayer and supplication, ngo let your requests be made known unto God. Haleluya. So muri prayer naho Imana yageneye ko abana bayo bayisaba nka data. Iravuga ngo muzasaba muhabwe, mukomange muzakingurirwa, so mushake muzaba. Nuko Imana yatugeneye nk'abana bayo kugira ngo na prayer ibe n'indi platform yo kusaba ibintu bitandukanye dukenera mu buzima, ibyifuzo, making petitions and obtaining requests. Hallelujah. Nihuse accessing indi assignment ya prayer cyangwa impamvu ya kane twere gusenga n'ubuya ngo tumenye kandi tunahishurwa imigambi y'Imana maze ibashe gusohora mu gihe cyacu. Impamvu dusenga ni ukugira ngo tubashe kumenya imigambi y'Imana, tunahishurwa kugira ngo maze isore mu gihe cyacu. Kamumfashe turebe muri Yeremiya 33 guhera ku murongo wa 3. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri akingiranywe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uko niko Uwiteka avuga, ariwe ugira icyo akora, ariwe ukirema akagikomeza. Mwumva n'amagambo, Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenye. Ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije utamenye. Ano magambo yantangaje. Vuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya igihe yari ari mu nzu y'imbohe, ariko iryo jambo ntabwo ryaje rimubwira ngo umva ugiye kuva mu nzu y'imbohe, ahubwo ryaje rimubwira ati ntabaza nkwereke ibintu bidasanzwe nshaka kuzakorera muri Isirayeli. Nakunze kuntu muri Cyongereza bivuga ngo call unto me then I will show you. We senga mugire ikintu wishurira kidasanzwe kigiye kuzaba. Ni ukuvuga ngo Imana iri kureba ibyifuzo byacu, igiye gushusha ko dufite icyifuzo runaka kiri physical, ariko Imana ireba ko icyo cyifuzo ntabwo ari cyo ukwiriye kuzana mu isengesho ryawe. Ugomba gusenga Imana ikaguhishurira ibintu birenze ishaka gukora mu gihe cyawe, ishaka gukora mu gihugu cyawe, ishaka gukora aho utuye, ishaka gukoresha umuryango wawe. Ngo ntabaza ngo nshaka ngo utabare cyangwa nkwereke ibikomeye utigeze umenya. Nakunze kuntu mu Cyongereza bavuze ngo I will show you great and mighty things. Ni ukuvuga ngo Yeremiya nubwo yari ari mu nzu y'imbohe yasasobanukirwa ko ikibazo cyo kuba ari mu nzu y'imbohe ni itota imbere y'Imana, ahubwo Imana yamushakaho gusengera ibintu bigari, Imana yamushakaho gusengera ibintu bikomeye kandi byo ku rundi rwego. So muri make rero prayer it is not a platform. Ndabiza benshi twari dufite misconstrued navuga ngo imitekerereze kumva ko prayer ni ahantu ego turwanya abanzi bacu, tukamenagura abadayimoni, ibitugose, twabishyize mu kantu gato ko gusengera ibyifuzo no gusengera ibintu byacu gusa. Ariko Imana ishaka kugira ngo itujyane ku rundi rwego, twumve ko gusenga ni inshingano ya buri wese. Ikindi nuko ni inshingano yacu kugira ngo turusheho gusa n'Imana. Ni ahantu duhindurirwa, nabivuze muri Luka 9 ngo agisenga ishusho yo mu maso ihinduka ukundi, n'imyenda ye imyerera irabagirana. Guhinduka mu myuka yacu tugasa n'Imana. Icya kabiri, kwingingira umubiri wa Kristo ndetse n'abayobozi batandukanye.
ngo irya mbere ndakwingingira kwingira abantu bose, ngo cyane cyane abami n'abategetsi bose, kugira ngo tugire amahoro n'ituze kandi tubeho tubaha Imana. Icya gatatu, kumakinga petitions no obtaining a request, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose mubisabe mubyinginge, ngo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Cyanyuma nk'uko nari mbivuze, ni ukugira ngo turusheho kumenya imigambi y'Imana inasore mu gihe cyacu. Yeremiya 33:3 ngo saba cyangwa nsenga nzagusubiza. Nakunze kuntu mu cyongereza bavuga, ntabwo bavuga ngo ndagutabara, ahubwo baravuga ngo I will answer you. Navuga ngo iyo uvuze ngo Mana nkeneye ko menya icyo ushaka gukora muri ruhuha, ugasaba akariyo masengesho ukora. Kuko uno munsi nabibabwiye, dufite urubyiruko runini, iyo uvuze ngo utekereza ko ari iminsi yo kugira iki, ari ugusenga turwanya abadayimoni batuzengereje, bazonze ubutunzi bwacu. Ibyo si bibi ko wabisengera, ariko niba kino munsi bahagarara bagasenga bavuga ngo Mana uduhishurire icyo ushaka gukora muri Kigali, uduhishurire icyo ushaka gukora muri East Africa, abo ni make. So Yeremiya, Imana iri kumwe ati senga unsaba kugira ngo nkwereke ibikomeye, kuko njye niteguye kubikwereka. Ngo nsaba nzagusubiza, nkwereke ibikomeye biruhije utigeze umenya. Imana duhana umugisha, mureke twimpressing izo assignment za prayer, dusobanukirwe ko gusenga kwacu kugira umumaro muri byose. Haleluya. Imana ibahe umugisha ko mwafashe umwanya mukanyumva. Mureke dusenge dushimana kubwira ijambo. Data Mwami, ndagushimiye kubwira ijambo ry'uyu munsi twumvishe. Amagambo yawe ngo agira umumaro kugira abantu bashyitse, kugira ngo abantu tube dushyitse, dukwiriye twiteguriye imirimo myiza yose. Mwami, ndasenga kugira ngo udufashe turusheho gusobanukirwa impamvu duhamagara gusenga. Twigishe ko gusenga ari kugira ngo duhindurwe duse nawe. Twigishe kugira ngo turusheho gusengera bene data ndetse n'abakozi washyize mu nshingano zitandukanye. Twigishe Mwami yuko gusenga kwacu bizajya bituma turushaho guhishurirwa imigambi yawe kandi igasohora mu gihe cyacu. Dusenze twizeye mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha gufata umwanya wanyu. Murakoze.